Gutaha na kara kanama nkemurampaka please bajye bagenda kuri ba bintu bitatu bavuga cyangwa se bazanabikora tumenye ngo Miss Rwanda ni kwa nigireyo. Uwo babonye se arimo bamuhagarika teri yamamaza. Bamuhagarike uraza ufite ibirijana ubugiye. Ubwo nta kuntu waza muri Miss Rwanda ufite ibirijana ngo bakwemerere. Niba kwemera nyirwo ngo hari criteri imwe birengagije. Hari kuba ko nko ibirijana bagakwiye kumujyana mu bakarana kayagupeza n'ubundi mizigo. Ibyo ni bitekerezo byawe ko nabyo nta kibazo. Nuvuga ngo ubutaha urumva icyo kintu kitazongera. Ikindi kintu gatoya nagarukaho Miss Rwanda bareke no kwitesha agaciro. Sibyo? Yanira rushanwa ry'ubwiza, ubwenge n'umuco. Kara kanama nkemurampaka icyo kajye kakirebaho nese ubwo bwiza niba tunaburebaho ugasanga umuntu wagira ngo aratwite ibicece urumva ugasanga ngo yajemo ugasanga nabaye selected nese ubwiza baburi he tuba dukeneye umuntu nyuma y'ipapa ntawe ubona nka ba Joris The Zoom TV 24 nubwo nuvuze ngo ni ibitekerezo byanjye nabakwiye kugira ngo barebe icyo kintu gikosorwe sibyo nyaboneka ubwiza urumva ubwenge umuco akanama nkemurampaka kajye kabireba ko kujya kareba ngo ubwenge umuco gusa n'ubwiza nabyo kabureba pana kujya umuntu azari bitoryi. Reka dukomerezaho reka tunakomerezaho niki cyagutunguye muri Miss Rwanda kuko nahoze mbona abantu benshi basharinga amafoto bakavuga ati ariko mana ndumiwe abandi ati ndumiwe abandi ati kabaye abandi ati bakavuga mu mvuga ariko ininora ati nitinyuka munyarwanda kazurashoboye tinyuka muhinza ahubwo tinyuka muhinza urashoboye waje muri Miss hari ababyakiriye ukundi bakavuga ati ariko niba ari nyampinga w'u Rwanda ntago bakwiriye gushyiraho imipaka n'ubwiza no mu maso y'ureba ushobora kubona ko we ntari mwiza nyamara ngiye numva ndi mwiza duhere kuri ibyo ni kimwa munenga muri Miss Rwanda cyangwa se uretse no kunenga ibiki bidasanzwe muri Miss Rwanda mwabonye ibidasanzwe araho najyaga mbona nk'umuntu afite ubwo bwenge sibyo afite n'umuco ariko nta bwiza afite kandi ugasanga abaye selected yifite ibyo bicece nagarutseho sibyo amatama hano ijigo rimwe riri hano irindi riri hano urumva ugasanga ni harimo no gusebanya oya ntago ari gusebanya urumva no gutuka ugasanga abaye selected ubwo urumva babarebye ubwenge urumva n'umuco gusa wenda ubwiza baburetse so icyo rero kiri mu bintu byantunguye niba ruvuga ngo baritinyutse nibyo ariko cyese niba bavuga bati wenda tureba ubwiza amini tureba ubwenge 50% tukareba umuco 40% tukarana n'ubwiza 10%. Nta kibazo ushobora ubwiza kuri uwo mukobwa mwiza ameze ati uburyo uvuga ngo uyu mukobwa nabonye abenshi ari guherekanya ifoto ye wagaragaye afite wenda ibice birashoboka ko no kubyibuha cyangwa n'ikanzu wenda bamwambitse itari nziza simbizi kimwe nuko binashoboka ko ibyo bicece bifite kugira bicece bigira umuntu mubi cyane tuba dukeneye umuntu nyuma y'ipapa ntawe ubona nka ba Joris uretse na Jori baraba Miss bose barabose fata mu minsi babandi babaga banyuma mu bizamini bya leta umva ako kantu ukizamo ntabwo ari keza aho nyine sozo kwa ngo akenshi ni uzanye ngo umukobwa ngo ni mwiza ngo ariko ngo nta bwenge ngo afite ubwenge ngo ariko ngo afite n'umuco ese ntabo twabonye bagiye ba Miss Rwanda kandi ubwenge ari hafi ya ntabo papa reka aho wabugiye gutuma ndengera oya nta kibazo no warengera ni ibitekerezo byawe ariko ikintu twagarutseho nuko ubwenge bwo mu ishuri butandukanye n'ibyahariye ntago ari ababaza ngo shime ngo bimeze bite bimwe bavuze ngo arijebure ngo ibiki n'ibiki watandi wati oya kwera icyo utakwimagina ko ibyo asubiza hari aba yabihawe reka tugera kuri ayo mafoto hari amafoto menshi ni yagiye acicikana niyo ngiye shaka wenda kugira ngo yego ese barabakobwa ntago bari bakwiye kujya muri Miss Rwanda bigiriye over confidence nko abantu babivuga ati iki ni kizere ni over kirenza ubwo gikabije ni over irani over ntabwo ari self confidence irani over confidence ntabwo ari beza bakuriye kujya muri Miss ni babitoryi ni babi ntabwo ari kujya ni babi urumva yiturikiye za rutsiro amazi iminsi ahinga imyumbati baramubwiye bati vayo gutya bari kwandika noneho hano ntagara no kujya bagiye kwiyandikisha urumva nukuza kwera kuzi ko wujuje ibisabwa hano ntagara kwa icyo nayerekane mvuga hano ntagara kwa nigireyo yujuje imyaka yo kujyamo hano ntagavuga ngo bagiye gutanga imfashanyo ngo mugende mu mise mujye kwiyandikisha hari hakenewe ubwo bwiza ntabwo mbigarukaho n'ibyo bintu bitatu twatangiye kare tuvuga umuntu uzajya byitabira ageza nta kibazo niba bagize niyo self confidence cyo ko zinarenze self ahubwo ari over confidence twavuze tuvuga ngo Josiane yarabatinyuye
ariko ikintu bakwiye kurebaho n'akariya kanama nkemurampaka please kajye karabya ibintu bitatu byubahirizwa kuko njye hari benshi bantunguye bari babi mana nyagasani bari babi we reka tuganire nawe tubwire bari abakobwa hari nk'abaciye amabere kuba baraje okay ni irushanwa ry'ubwiza ariko bamwe hano hanze baravuga ati barakobwa bamwe si beza kubera iki bagiyemo biya no kwipasa mu mboni z'amaso yanjye nta mukobwa mubi wagiyemo kubera impamvu imwe runaka ya mbere ni iyi ngiyi yes ntabwo impamvu ya mbere kuri side yanjye wavuze reka banze mvuge ntabwo nanjye ryo utumye nanjye ryo mvugiyemo yes nta kibazo wabanza ukaba ariko nturumva icyo nshatse kuvuga impamvu y'ibyo byose ntabwo burya n'uwo mukobwa wita ko ari mubi arimye mu shusho y'Imana twebwe ntabwo turema urumva ntabwo turemye twebwe ntabwo turema uwo mukobwa nawe yaremwe n'Imana kandi aremwe mu ishusho yayo urita ko Imana ari mbi umuremye mu ishusho y'Imana ko ari mubi gute nose niba ari mu ishusho y'Imana kuki bavuga bati turareba ubwenge turebe n'ubwiza n'umuco kuki batavuga turareba ubwenge n'umuco gusa n'ububi n'ishusho y'Imana nayo nuko babyita ubwiza ibyo twese turemye mu ishusho yes nuko babyita ubwiza ariko ibyo ni Imana nturayibona muri nyampinga ibyo wenda nabyo twabishyira ku iyo bavuze twese tuzi ko turemye mu ishusho yayo rero icyo gihe iyo ugiye kujudginga ukavuga yes nta numwe muri twese ko turi hano nta numwe wemera bayari cyangwa wemera nyabingi biterwa n'Imana wemera ushobora gusanga iyo wemera ngiye ntatariyo nemera wemera iyihe ko bavuga ngo hano bavuga rurema bintu Imana ngo ya Yakobo gihe ntemere ya Rafael papa wemera yaso sasa twemera dative nyogoko tuvuge kuri ara mafoto abantu bari kuvuga ko bari abakobwa bamwe na bamwe ngo bari babi nawe harabuna giye mbona bayasharinze benshi nawe ku giti cyanjye oya ntabwo ndimo kubera impamvu imwe utazigera umbona mu bintu nk'ibyo ni iyihe icya mbere ni kimwe akenshi wenda nibamara kuba selected twese tuzatora sibyo oya banza wumve nyine icyo nshatse kuvuga twese tuzatora ntabwo tuzi kiri ku mutima wawe ushaka kugenda ugasanga ngo uri gushaka kwita mubi wenda ni mushiki wanjye sibyo nta kwiyemeza ngatanga n'ibyo ntunze byose nkamutora twese niba tuzajya gutora ku matelefone mu kanya kubera ko twatuye kuri telefone agatambuka akabasha kujya muri iyo bootcamp ifa aravuga ngo niba bavuze ngo ubwiza wenda sinzi ngo ikintu gipima ubwiza ngo wakwiriye kuba sate ariko niyo mpamvu nyampinga nabo bajya kuvuga ngo ubwiza bari bazi ko n'ububi bubaho ubwiza nta gipimo bugira biterwa n'amaso n'imboni y'amaso ya wa wundi ubireba kuko burya nta rukweto rwigeze rubura urwago ariko bihamya ko ubwiza nta gipimo ku buryo kari akantu ko kuvuga ngo ubwiza muri nyampinga ubwo bazagakureho rero kuko impamvu wenda atarasubiza hari akantu maze iminsi mbona kavuga ngo bakobwa ngo babi ngo bari gukora ubukwe buri weekend ariko abakobwa beza bari kwirirwa bo bifotoza amafoto yo gupostinga kuri za social media sibyo ariko kandi burya buri mukobwa wese aba yifuza ubukwe uwo nimba tumwita mubi buri weekend abakobwa babe bari gukora ubukwe babandi turi guhatamira ko hari abakobwa babi twabonye basa nabi urumva mu bamisi bose bato bagiye batsindira amakamba mu myaka ishize yose uko yagiye kurikirana hari uwo wabonye ari mubi hari ubonye asa nabi nk'abo twagiye tubona turimo kuvuga tuti bagiye bize muri boneye okay hari abo nabonye bari beza mu mboni z'amaso yanjye ariko batari bafite ubwenge akenshi ariko kubera ko twese turi abantu hari uwo umuntu bashobora kumusunika na bya bibazo arabazwa akaba yari yabihawe urumva akabisubiza kuko ntashaka kunyumvisha ukuntu umuntu yageze amanota ya nyuma mu kizamini gisoza amashuri yisumbuye ariko kumva ngo yagize ngo amanota ya mbere muri Miss Rwanda hari abujuje ngo yabarushije akavuga icyongereza neza kihe ako Miss Rwanda ntabwo ari exeta niyo mpamvu uzagenda ugasanga umunyana Shanita wahanuriwe na Rugagi atigeze abona Miss Rwanda kwera kata ariko ubu afite Miss East Africa afite Miss East Africa bro ibyo byose reka tutinde duhera kuri fact reka tujye tuvuga ibintu bifite na fact sibyo ibyo yakubatiye wenda reka duhere buretse reka duhere kwa Miss Josiane yabaye Miss Popularity si yari mwiza sibyo banza n'ubwenge hari yari bwagerwaga ku mashyi urumva ndetse umuco yari hafi ya ntawe
kubera bishingira ku kubera yuko nyine yigira icyizere twese twaramutoye tugatugura meet you bro tukamutora ngo ati uyu ni umwana wigira icyizere bya bindi byose twumvaga ko bidashoboka tubigira ibishoboka kuki uvuga ko Josiane atari tumatambuka ajya muri mu mboni z'amaso yanjye none kuki ubwa mbere wavuze ko nta mukobwa mubi ubaho nta mukobwa navuze mu mboni z'amaso yanjye ntabwo ndi kujagingira mu mboni z'amaso yanjye nakomeje muzaho nta bwiza yari afite nyine buhambaje bwa nkurura nicyo nashatse kuvuga hanyuma aya mafoto y'abakobwa ari gucicika urabona ariko uzi impamvu se uzi impamvu wumva impamvu twebwe tujye kujaginga buryo bwiza nk'abasore urumva man akenshi uzasanga twese tugira irondaruhu cyangwa rasizime ku nzobe man umusore uzasanga adakururwa n'icyana cy'inzobe uwo ntabwo abaho nuko azaba akubeshya ubu arabeshya ubwo bari abakobwa rero bari kuvuga ko yabyana by'ibikara byose nishani bizaye byigwa biza kuko n'ubundi ntago apfa kugira ariko uzi ibyana by'inzobe bro tugira nyine irondaruhu umukobwa mwiza n'inzobe gusa umukobwa mwiza ni inzobe gusa cyangwa ko mbona mama ari mwiza se kandi ari igikara oya ni nyoko nyine tukwaje umukobwa na tukwaje nyoko ko mama ari umukobwa oya tukwaje umukobwa mwiza mu mboni z'amaso na tukwaje nyoko ari nyoko twakugutuma twakubaza tese hari umukecuru mwiza mama ntabwo ari umukecuru ariko icyo navuga mama ni umukobwa umukobwa yaba igikara yaba inzobe yaba imibiri yombi nta kibazo ariko inzobe irapika papa hanyuma dusoza aka gace k'akadibeti kacu yes abakobwa bakabije nkuko abantu babivuga cyangwa buri wese arafite uburenganzira abafite uburenganzira busesuye bwo kwigirira n'icyo cyizere muvuga ati akavuga ati nubwo ngewe yiva abona ko ntari mwiza ariko iyo nirebye muri Rwanda mbona ari mwiza ngomba no kujya gukompeta ariko dukurikije n'ibibera mu irushanwa koko hari ahajya y'umukobwa wijyanye muri Mirwara akihindukiza kongera abandi bakamurebera akavuga turi mwiza genda rwose ukompete wenda dusoza hari abakobwa bakabije cyangwa bigira icyo cyizere kirenze bya bindi bya nta nkumi yigaya yego bakajya mu irushanwa batari babikwiriye irindi rushanwa rizaza abandi bazitware gute barahari benshi cyane ko ntabwo ndajya kuvuga amazina ntame n'umuceri ariko barahari benshi n'ibyende nyine hari igihe umuntu aba afite nk'impano yo kuririmba ugasanga agiye gukina football hari abajemo hari abafite izindi mpano harigende rero bavuze ngo hari abashoboye kuba bagenda bagahinga kandi bigacamo ni arigana mu Miss Rwanda ucyuye igihe afite impano yo kubyina twajya tumona mu tubyino yagiye kubyina za salsa mu bisope hari abagize kandi ni nabyo amejarinze burya muri kaminuza yize kubyina rero nko yarakwiriye kujya kubyina ariko nta mpano yo kuba Miss kuko nta n'ikintu na kimwe yigeze akora mu mishinga ye n'izo projet nta n'umuntu twiye turana integra mu kujya kubyina dusoza amasegonda 25 ikintu navuga hari abagize icyo cyizere baranakigera ko twakita ko kirenze ariko burya gerageza utsindwe ntugatsinda utaragerageza nabo ntabwo twabatera ibuye gusa ubutaha na kara kanama nkemurampaka please bajye bagenda kuri ba bintu bitatu bavuga cyangwa se bazanabikora tumenye ngo Miss Rwanda ni kwa nigireyo uwo babonye se arimo bamuhagarika ateri ya mama bamuhagarike uraza ufite ibiri jana ubugiye bamuhagarike niba umuntu ari mu binyine gutyo bamuhagarike cyese bavuga ngo ni umuco ni iki harye kindi papa nyibutse n'ubwenge umuco n'ubwenge gusa ubwiza tubereka kuko nta kuntu waza muri Miss Rwanda ufite ibiri jana ngo bakwemerere niba kwemera nyirwa ngo hari criterium imwe birengagije hari kuba ko nko ibiri jana bagakwiye kumujyana mu bakarana akayagupeza n'ubundi mizigo ibyo ni bitekerezo byawe ko nabyo nta kibazo nuvuga ngo ubutaha urumva icyo kintu kitazongera bajye bareba bira bintu byose criterium zishatu bazubahirize cyangwa se bamenye ngo ni ebyiri tumenye ngo nizo zikurikirwa so nicyo nabivugaho ubundi we kuri we dusoza umukobwa wagakwiye kuba Miss yagakwiye kuba afite ABCD yagakwiriye icyambere yagakwiriye kuba yujuje wenda za criteria eshatu n'ubundi bagenderaho ntago ndajya gutandukana nazo n'ubwiza ari bwo buranga nyine bwa nkurura sibyo reka mbyite gutyo urumva icya kabiri ni uko afite n'ubwenge icya gatatu kuba yuje umuco nyarwanda atari wa mukobwa uraza ubwire ngo urukirye ngo ayoberwe n'icyari cyo kandi cyari ikinyarwanda muri za Bibiliya twarasomye bro urumva umuntu uvuye ikinyarwanda nk'icyabusyete avuga ngo ati ngo kabaye
nta n'icyazi urakuba tuwagira mwatuzaniye abanyamahanga kandi ibyo dushaka ari ukwimika ari umuco wacu sibyo rero nimushaka kutuzana abanyamahanga muri bya bindi byacu tuzagira ute natwe ubwacu tuzabyanga bisigare byarabaye nka football yacu twari abanyamahanga murakoze cyane kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24.